ndi kumva ibyanyu bimeze neza pe. Bimeze neza cyane ko ducira ingasebo vubukiye nuko bwije tuba turi kumwe. Uziko nanditse kuri amutipe mana kubeshya. Oya ntago ambeshye yari seriye mana. Man nde nari nzi kuzatsindwa rero ukuntu mwirirwaga mukururana. Oya ntago twatsindwa tuba tukururana ariko tuniga. Nase Debra wanyihereye ku mazi. Kanya tuzaniye ku mazi yo kunywa. Nyine tuba turi gucira. Yego se maze nari nzi ko nawe ariko byakugendekeye. Oya ngiye turakundana cyane umva no mu kiruhuko yarambwiye ngazaza no kunsura. Nase muri kino kiruhuko mufite gahunda ki? Umva yarambwiye ngazaza kunsohokana anjyana ahantu nyine heza. Uyu munsi ari buze no kukureba. Ahubwo banze yanamamagaye. Ndi kumva urukundo rwanyu ari rwiza. Rwiza cyane pe. Ni karibu. Ya Debore mbe nashe n'undi mere yaraye kumamagara. Sigenda kakanya. Reka nawe turaza gusubira nimugoroba. Nta kibazo. Bebe imeze bitese. Meze neza be. Sha wihangane nyine ntanatinze. Bebe wari umeze neza ariko. Meze neza cyane ndashima Imana. Aha abandi bana disire ukuntu na Debora yabonye umuhungu mwiza umukunda nawe akamukunda. Si umwanjye nziriki. Hako ngewe nukwirirwa neretwa n'utuntu tudafite gahunda. Ako nakundi. Asisheri kucha utanatsuze bimeze gute? Anje nayo nanagukumbuye byata. Byorere ngewe. Numvaga mva uyu munsi hatari buryame natakubonye. Ase kuri kungonga mani imeze nte? Kumbona ubugendo beze nudatekereza wabaye iki none? Bimeze bite? Bimeze nabi. Ase wabaye iki? Uzi byago byambayeho? Sibaga umuntu koko nta kinyi. Simon ibaga umuntu nta kinyi. Kaka bitu wamayemo pasi. Kare duhurire ku muhanda. Kanyebyeho nkaho katanze. Oyas. Kuva mu gitondo. Kuva mu gitondo twirirwanye atashye mu kanya. Ubwo se mwari mwirirwanye muri gukorera iki ngo mwami? Twe turi kuganira. Abandi bana mugira urukundo. Ko zasinyibutse ibuye. Mbaza ati njya gusura icyana cyanjye kare byagenze bite? Uzi ukuntu byagenze? Nagiye kubona mbona nigerayo nyine nagenda nasuhuza nsanga yicaranye na wa mubebe wanjye. Si umuzi se? Wandi wo kwishuri. Si umuzi? Namubona. Uriye nyine nabanyigerayo umubebe wenda mutera agapisi cyane cyane nyimara kugisuhuza mbona umukobwa wawe isasohoka arigenda. Wembwire by'abakobwa ngiye byo ntago nyiberemo. Aha, nawe uzwa n'iki kuri kubya n'ibyishimo mfite. None se ubwo wembwira iby'amasomo yo kwishuri byawe bimeje ku ishuri ubu mbona haranzonzesha. Gute? Gusa ntabwo kwasize ntabwo bizi. Sange nahasize ameze neza. Ko nayo mfite so tuganirirayo. Nje manze nkubwize n'ukuri. Nta munsi wa mbere nk'uyu mubi. Aya. Nawe rero ibyo bintu byawe ntago mbishaka. Umukobwa nge namugaye nzi neza yuko azi gufata abahungu neza. Ngute wombwira ngo yakubabaje. Ngo wasari nawe wanabikoze. Nje nayo mfitemo na 5 sa. Ndeye ko namuguriramo n'amandazi. Ako ntawe wakabisa nyisa neza kujya kugurira umukobwa. Ese senyisa ni makeya. Sha mva meze nabi amasomo yarancanze urumve ngo. Shaka nkureka nigenda ahubwo nenje no kukureba kambe nisubire yongeye. Ubwo se nanjye ko nanjye ku muhanda waza tugatambika. Kagenda umbwira izo stories aha. Abandi bana. Karibu. Ndabona yaje kugusura. Ani nubwo bebe yanyiriyeho kuriya. Niko nari nzi ko ukiri kumwe na wa muntu. Oya ntabwo twari tukiri kumwe. Nawe urabizi bari kumwe. Kandi yaje turi kumwe. Bari turi kumwe. Nase yatashye sangaye.
yatashye nimugoroba. Suko kuva mu gitondo mwari mukiri kumwe? Yego twari tukiri kumwe. ntabwo byatuma njyewe bimangayikisha cyane. umva si wowe ahubwo wereka nkubwire ibyiza n'ubundi ninde yagira ashatse wanamwihorera kuko n'ubundi uriya mukobwa ni uwo kukurira ibice. Nibe namwe mwabonye baza no kubasura. Bafite wese wundi wawe bimeze. Noneho kambatere story rero. kagira umuro Umva nahuye na kagahungu karanyivugisha nakiriyeho ariko shumi yanjye. Uzi ibintu nagakoreye ako yasigaye yifashe mu tutamvuga ati man nicyo koza nanjye ndahashumye. wa mukozi nizere ko muri ariko buriya ntago bihira bose koko. sha byihorere mwana, ndakubwiye nti ngiye kare twahuye. Abantu bose bumiwe. Ubwo wamwiriyeho bya bindi byawe nyine usanzwe bakora. Sunzi se? Ndakuzi. njye mva ngenda gufana ni wamuriye amafaranga. Amafaranga kandi ndakubwira ko namwiriye ngo amafaranga. Nese ubwo tutamuriye amafaranga. Mungeni wakumva ibyishimo mfite none. Umubiri wose byanyuzuye man. Ngo ibyishimo murakishima, ngewe guhera uno munsi rwose. Ese umuntu abantu bakunda nabo ibyo baganira. ariko mushaka kuba hari ibintu mwana Hoya. ngoma makira amajenga abantu akatiye uko nge nazinutswe. Ako ni nta bundi bajya bavuga ngo nta nkweto buriyayo. Ntabwo wabura umwana wawe kwiyumvamo nawe ukamwiyumvamo. Ako se mani buriya nkamwe muba mwarabigenze gute mwana? Debora, ko ndewe usohoka buri kanya bya hato na hato wabaye iki? Papa ni uburwayi gusa nabirenze. Urabona narabitsinze, reba na hano. Konzikero y'umuntu ugendana n'umukobwa wanjye. Mwambona bya hato na hato asohoka bya buri kanya. Bimeze biteye bite? aha nanjye simbizi gusa nyine ndabona afite iseseme. Iseseme? Iseseme iterwa n'iki harya? Simbizi ntawamenya. Ntawamenya? Wabimenya kuko urabizi. Ni gute utabimenya kandi mugendana? Urandenganyije ntago mbizi. Se uko bundi wowe urwaye ibiki? Reba inge nari gusohoka buri kanya. Nyine icyo nzi nuko nyine ku ishuri hari agahungu nyine bakururanaga. Agahungu? Buretse ariko. Niko Debo, kwambwiye ngo ni uburwayi busanzwe. Mwamndeba bigiye kutujyana kwa muganga. Ese papa sinakubwiye ko ari uburwayi busanzwe. Uburwayi? N'ibyo ubuhungu bambwiye mwirwa mugendana. Ngo ubuhungu se ndabikubwiye. Muramuki. Ibi noneho ni ibiki? Ndazibamba nzerekeza he? Ko mbona umwana bishobora kuba byararangiye. Papa
papa ko witeguye ugiye he? tugende kwa muganga utaza kupfiraho. Papa si ngombwa kujya kwa muganga birikiza. Nisanga uri kumbeshya uraza kumbona. Nyine papa banteye. Ngo tugende ujye kunyereka uwo mugingo waguteye inda. Tugende ujye kunyereka umuntu uri ku ashaka kumenya umuntu wanera umukobwa inda. Uyu se vie. Mwabirara mushatse ko nta muntu uzi Debora umukobwa wanjye.